Amahoro y'Imana kuri wowe udukurikiye kandi n'umugisha ukomeye tugize uko bana na pasteri no kuba pasteri nawe amaze kwagura ivugabutumwa rye. Hari abantu benshi mu minsi ishize mwagiye mutubaza muri covid ese asigaye abahe n'akantu kambayeho tazi twagendanaga na pasteri nkabona abantu barashiduka bakaza kamuhobera nkasanga nabandikiye ko arabo mu myaka ye abantu ni mumuzi ariko najya mu musabe adusuhuze atwibwire. Nitwa Pamphile ngenda Aime turi hano nyuma ya kamera. Ni karibu pasteri. Yego murakoze cyane. Nkuko mubivuze amazina yanjye nitwa Iyakabumbye Etienne nkandi pastori. Ndi umukuru w'itorero nkora umurimo w'Imana muri paroisse ya Rundoyi. Ubu ni mu itorero rya Gasovu. Mu minsi itambutse ya paroisse ya Gasovu ariko habaye impinduka paroisse yacu yitwa Rundoyi iba mu karere ka Rutsiro mu ntara y'Uburengerazuba. Pastor mu Rutsiro amaze iminsi njyayo nkareba urugendo rwaho. Ubu nawe ya misozi yose nawe wayitereye. Hanyuma mwana umaze iminsi mu mitingito myinshi na hari iwanyu yahageraga cyane. Mitingito yahageraga cyane. Mwe mwumvaga bimeze gute na ya misozi yo hirya hari ahantu koko hatitiye banza bya bikomeye nagari nk'ani Kigali bititira n'ubundi ukumva ntacyo ihindutse. Niko biri rwose byari bikomeye ariko twahanze amaso kuwiteka nyine. Burese nta baturage mu bice byanyu byo ira mitingito yasenyeye. Ko biri kose mu karere kacu nta kibazo twagize. Mitingito nibyo yarumvikanaga ikanyeganyeza amazu ariko Imana yaraturinze nta mazu yahirimye. Kuva mu Rutsiro ugera hano mu nzira byari bimeze gute ko mu minsi ishize harimo abantu benshi bava Gisenyi kandi kuva Rutsiro ribira ko waciye Rubavu hari. Kuva Rubavu byari bigoye kugira ngo umuntu agere i Kigali, we byarakoroheye? Uko biri kose natambutse neza kubera ko mitingito yari yamaze kuhagarara guhera kwa gatandatu. Ubwo rero uyu munsi kuwa mbere nta kibazo cyakiri mu muhanda. Abantu none kugenda byari byoroshye ntago amatike yarahenze. Rwose ni bisanzwe. Ubu nta kibazo. Yego tuguhaye ikaze rero muri kino kiganiro. Nifuza ko uyu munsi ntabwo turi buganire nkuko twadusanzwe tuganira, ahubwo ndifuza ko uyu munsi tuza kuganira mu bundi buryo budasanzwe. Nagira ngo mpinginge udusengere twinginga Imana ibane natwe muri kino kiganiro. Ndagaruka mbwira abantu icyo nifuza ko uyu munsi urubuze kutuganirizaho. Murakoze. Yego reka dusenge Imana. Imana data twese uraho, ndagushimira mu izina rya Yesu. Urakoze ko uri Imana itubera maso mu gihe bikomeye. Niwe waturengeye muri cya gihe cy'imitingito kandi ni nawe uzakomeza kuturengera mu gihe kiri imbere. Ushimwe rero kuko wabanye nanjye mu gihe nahagurukaga mva hariya iwacu mu karere ka Rutsiro kugera ahangaha i Kigali. Wandinze kandi ko warinze na bene data. Ndagusabye ko waduhanana umugisha mu kiganiro tugirana ukabone kuri w'imbere wabane natwe kuva dutangiye kugeza dusoje tubone kugira neza kwawe. Senze nizeye mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze. Hanyuma uyu munsi nifuzaga ko hari inyigisho dukunze kumva zitambuka z'urukundo rw'Imana ku buzima bwacu. Imana aradukunze kandi koko niyo ukurikiye amateka usanga yarabwiraga Abisiraheli, ikabwira Isiraheli uri umugore wanjye ndi umugabo wawe. Ariko byumvikana ko hagati y'umugore n'umugabo hose hombi habamo urukundo, habamo ko umugabo akunda kandi koko niwe wa mbere utera intambwe yo kujya kurambagiza. Nubwo hari imico abantu babicurika ariko birigaragaza ko umugabo niwe ubanza gukunda, kuko Imana niyo yagiye gutera intambwe ya mbere yo gukunda Isiraheli, niyo yateye intambwe ya mbere yo gukunda Adamu niwe wateye intambwe ya mbere yo gutomora umugore we amwereka iby'urukundo uko amwiyumvamo. Kandi no mu muco wacu mu Rwanda umusore niwe uteye intambwe ya mbere ubundi ajya kubwira umukobwa ko amukunda. Ubwo bimeze gutyo Imana ari umugabo wa Isiraheli kandi Kristo akaba ari umugabo w'itorero. Itorero ari umugeni wa Kristo. Bivuze ko byanze yeme habamo gukundana hagati ya Kristo n'itorero. Niyo Bibiliya ivuga ngo uko abagabo bakwiye kumerana n'abagore babo ndetse nuko abagore bakwiye kumerana n'abagabo babo, n'ubundi byose byaderesa hagati ya Kristo n'itorero. Nkibaza pastor, urukundo rw'Imana ku bantu abariho dusa nk'abayigize ikiganiro cyacu. cyangwa mushatse kuvuga nyine uko abantu bagomba gukunda Imana. Yego duhere kuko Imana idukunda
noneho ariko intego nyamukuru kuko icyo ni icyigisho rusange abantu benshi bazi, ariko noneho tuze kugura ko noneho twebwe nk'itorero cyangwa se noneho twebwe nk'umugeni wa Kristo tumusubiza urukundo gute. Numvaga aho nshaka ko nguhakanya ukatuganira noneho ubundi nkaza kukubwira n'ibibazo kuri icyo kiganiro. Yego, murakoze. Muri make rero nubwo nkuko bivuze Imana nubwo yadukunze akaba yabanje kudukunda, ariko natwe turasabwa kuyikunda kubera ko no mu ijambo ryayo mu gitabo cy'imigani igice cya 8 umurongo wa 17 Uwiteka aravuga ati nkunda bankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Urumva ko ntabwo akunda abamwanga ahubwo akunda abamukunda. Ati nkunda bankunda. Niyo mpamvu mu gitabo cya Yosuwa igice cya 23 umurongo wa 11 handitswe iri jambo ngo, Yosuwa igice cya 23 umurongo wa 11 handitswe iri jambo ngo nuko mugira umwete cyane wo gukunda Uwiteka Imana yanyu. Nuko mugira umwete cyane wo gukunda Uwiteka Imana yanyu. Yesu nawe yaravuze muri Luka, ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Luka igice cya 12 umurongo wa 4 aravuga ati kandi ndababwira mwebwe inshuti zanjye ntimugatinya abica umubiri hanyuma ntibagikindi babatwara. Ngo byumvikana ko rero na Yesu ashaka abantu bamukunda. Imana iti nako Yosuwa natanga inama aha Abisirayeli inama ati nuko mugira umwete cyane wo gukunda Uwiteka Imana yanyu. Numva rero natwe dusaba gukunda Uwiteka nkuko ijambo ry'Imana bitubwira. Nyuma mu buzima busanzwe abantu bakundana, hari abakundana bakabivuga bagakundana bakabivana no mu magambo bakabashyira mu bikorwa. Yego. Imana ko yadukunze ikaduha Yesu nk'ikimenyetso gikomeye cy'urukundo rwayo. Ibi reka ngaruke gato mu isezerano rya kera. Imana ku masezerano agenda igirana na Aburahamu kubw'urukundo rwayo na Aburahamu bagiraga ibi niba nabyita kashe nk'ibihamya cyangwa nk'ibimenyetso. Niho yashyizeho gukebwa, niho bagiranye amasezerano muri cya gihe yatambaga ibitambo, Imana bicamo hagati yasinziraga ku gitambo. Abantu benshi izo nkuru barazumva. Uyu munsi ni gute turizereka Imana urukundo ko yatweretse kaduha Kristo? Uyu munsi twe tuzayereka urukundo gute? Yego. Uko biri kose nkuko njya nkunda kubivuga, ijambo ry'Imana rigira imbaraga iyo habayeho kurisobanukirwa. Ubundi mbere na mbere nkuko dusomye ijambo muri Yosuwa 23 umurongo wa 11 ngo nuko mugira umwete cyane wo gukunda Uwiteka Imana yanyu. Mugira umwete cyane, nta nubwo ari kugira umwete gahoro, ahubwo no kugira umwete cyane wo gukunda Uwiteka Imana yacu. Ubwo rero birasaba mbere na mbere kumenya ngo mbese Imana wenda ntatinze ku rukundo Imana idukunda, kuko urwo yadukunze rwo ibiruhamya byo birigaragaza. Ariko turebe tutese Imana yo twayikunda dute. Ariko mbere yuko mvuga uko twayikunda tubanze turebe ese nituyikunda bizatwungura iki, bizatugeza kuki. Kuko iri jambo ngo nuko mugira umwete cyane wo gukunda Uwiteka Imana yanyu. Mugira umwete cyane kubera ko ubwo hari icyo umuntu azakuramo, impamvu agomba kugira umwete cyane. Sikomeze umuntu agira ishyaka ryo gucuruza kubera ko abona ko nibigenda neza azunguka. Umuntu akemera guhinga kuko nabona umusaruro bizatuma akira inzara. Sikomeze none umuntu agize umwete wo gukunda Imana yakunguka iki? Icyo nicyo ngira ngo manze mvuge none bitume n'utaruza agaciro ko gukunda Imana yakamenya. Iyo rero umuntu akunze Imana agera kuki? Ubundi yose wavuga iri jambo yarageze mu zabukuru. Bibiri tubwira ko avuga iri jambo yari amaze imyaka 110, kandi yose wundi yapfuye amaze imyaka 110. Byumvikana ngo umwaka avuze mu iri jambo ni nawe yapfuyemo. Uno yose rero agiye gusezera ku Bisirayeli bagira inama ikintu bazagirira ishyaka. Aravuga ati nuko mugira umwete cyane
bwo gukunda Uwiteka Imana yanyu. Bibiliya y'Icyongereza nibivuga neza ngo therefore take careful heed unto yourselves that you love the Lord your God. Ngasanga mu Cyongereza bavuga ngo nuko rero icyo mugomba kwitaho mu buzima bwanyu ni ugukunda Uwiteka Imana yanyu. Bibiliya y'Igiswahili bavuga ngo jihadharini nafsi zenu basi ili mumpende Bwana Mungu wenu. None bisobanuye ngo mwumve ikiremereye imitima yanyu, mwumve mbega ikintu gifasha umwanya munini. Abarundi bavuga ngo ikiraje abantu ishinga. Wumve ikintu kigufasha umwanya mu mutima wawe ari ugukunda Uwiteka Imana yawe. Noneho rero Imana umuntu ayikunze yunguka iki? Kuki Yosuwa yahatiye abantu kugira umwete wo gukunda Uwiteka Imana yabo. Iyo usomye ijambo ry'Imana mu gitabo cya Zaburi y'Ijana-na-45 umurongo wa 20 usanga handitswe ijambo ngo Uwiteka arinda abamukunda bose. Uwiteka arinda abamukunda bose, ariko abanyabyaha bose azabarimbura. Ndashaka kuvuga kuri iyi yaho ngo Uwiteka arinda abamukunda bose. Ubwo bisobanuye ngo Yosuwa yamaze kumenya ko Abisirayeli nibakunda Uwiteka nawe azabarinda. Natwe rero tugize ishyaka ryo gukunda Imana, inyungu ya mbere ni uko ishobora kuturinda, ni uko dushobora kurindwa nayo bitewe no kuyikunda. Siko biri? Indi nyungu ya kabiri wayisoma mu Isezerano Rishya mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 8 umurongo wa 3, aho yabwiye Abakorinto ati ariko ukunda Imana ni umenywa nayo. Ariko ukunda Imana ni umenywa nayo. Iyo ni indi nyungu kandi yitwa kumenywa n'Imana iturutse ku kuyikunda. Ngo ariko ukunda Imana ni ugira ate? Ni umenywa nayo. Ntabwo ari umupantekote, si umugatulika, si umubatisita, sibyo? Si umudivantisi umunsi wa karindwi, ahubwo ukunda Imana niwe umenywa nayo. Bigaragara ngo uyu umuntu akunze Imana, iyo agize ikibazo iramumenya. Iyo yaburaye imenya ko yarari aho. Iyo yarwaye imenya ko yarwaye. Iyo yabeshyewe bamushyizeho ibyo atakoze, Imana imenya ko yarenganye. Kuko natanga urugero kuri Lazaro mu gitabo cyase mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 11 umurongo wa 11 niho handitswe ijambo ngo avuze atyo ngo abwira abigishwa bati inshuti yacu Lazaro arasinziriye, atari kunangiye kumukangura. Urumva ko impamvu Yesu amenye ko Lazaro yasinziriye yapfuye nuko yamukundaga. Ni inshuti yacu Lazaro arasinziriye. Mbere bari baramutumye baravuga ngo uwukunda ararwaye. Cyane. Twumva se nyine. Yego. Inshuti yacu Lazaro arasinziriye. Bigaragara ngo hari abandi bari baraho mu bituro by'Ibetaniya benshi batari inshuti za Yesu. Cyane. Ariko Lazaro wari inshuti ye ya Yesu. Ukunda Imana rero ni umenywa nayo. Yego. Sibyo? Yego. Hanyuma uyu munsi ahubwo uko wakunda Imana nico numva nyine maze kuvuga inyungu yo gukunda Imana. Gukunda Imana. Ahubwo umuntu abayikunda ate ahubwo? Yego. Sibyo hari? Yego. Nicyo nangiye kukurikiza. Yego. Umuntu ayikunda ate rero? Ndagira ngo abanteze amatwi babashe gusobanukirwa. Mbabwiye ko habaho kumva akaba no gusobanukirwa. Ubundi ni ukuvuga ngo hari ibintu twitiranya cyangwa se amagambo abiri twitiranya. Hari ijambo gukunda Imana, hari n'ijambo gushaka Imana. Ayo magambo uko ari abiri hari igihe tuyitiranya. Nkuko twasomye mu Migani igice cya 8 umurongo wa 17 aho Uwiteka avuga ati nkunda abankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Umwanditsi Imigani isa bitandukanye. Yarabitandukanije. Nkunda abankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Ubwo byumvikana ngo harimo gushaka, harimo no gukunda. None umuntu ashaka gushaka Imana atari uko ayikunze. Cyane. Urashaka gushaka Imana kandi atayikunda. Ndetse uramutse ukurikiranye neza wasanga abashaka Imana batayikunda aribo benshi. Yego, kuko urumva na Yesu muri Yohana 6 avuga ku mutsima w'ubugingo. Abantu benshi bari baje bakurikiye ibiryo n'utundi tuntu Yesu afite hafi aho. Ariko avuze ibyo kumurya no kunywa amaraso ye batireka reka.
bivuze ngo kuba bamushakaga byo bari bamukeneye cyane, ariko kumukunda byari bitari ndimo nagenda ndushaho kubyumva cyane. Uti rero bitandukanye gute rero gushaka Imana no kuyikunda? Gushaka Imana, urugero umuntu ashobora kugira gutya akafata ibihe byo gusenga yiyereje ubusa, aho ati Imana ndashaka ko wenda niba ari umukobwa ndashaka ko wangira neza ukankura mu gari ukampa umugabo. Numva bigaragara ngo ntabwo ari ugukunda Imana gutumye yiyiriza, ahubwo ni ugushaka Imana kuko agira ngo arebe ko yamukemurira ikibazo. Birashoboka kandi ko n'umuntu afata ibihe byo gusenga agira ngo Imana imuhe akazi, siko biri, imuhe minerivare y'abana. Yumva ibyo ntibyitwa gukunda Imana, ni ukuyishaka kuko hari icyo ukeneye ko igukemurira, uko ni ukuyishaka. Noneho rero ntange n'urugero mbere yuko mvuga ko ngiye kuvuga. Umwana ashobora kubwira nyina ko ashonje, akamubwira ati mama ndashonje inzara ikundya. Yumva nyina itumye ari guhamagara nyina ni ikibazo cy'iki cy'inzara, sibyo? Iyo rero uyu mwana ashaka nyina kubera ibyo akeneye ariko akaba atamukunze, ndumva ni ukuvuga ngo iyo amaze kubona ibyo yarakeneye ahitongera akagenda yifata uko yishakiye. Niho iyo reka nkoresha ijambo abamaze guhaga niho batangira kubahuka ababyeyi, kuko mu cyaro njya mbibona iyo umusore ataranywa yabuze agacupa, haya pasiteri hangana we ntiyigeze unywaho ubuzima bwawe bwose wabayeho. Ariko buriya ntakubeshye nanjye sinzi uko inzoga imera, ariko nibuze wowe urakuze ufite imyaka myinshi yabayemo bataramira ku nzoga. Usanga umusore na se bakundanye yo bataragasoma, ariko iyo yamaze kugasoma no gutukana baratukana, no kurwana nabo ntibatinya kurwana. Kandi ako kantu nakavuze ntene koko dufite abarokore, ni ikibazo kimwe gikomeye dufite tumaze iminsi twibaza, cyane cyane abanyamakuru bakora kuri ibi bintu. Hano haraza umuntu umukozi w'Imana ari umukene, mbese ari wa muntu ubona ko ari wo kugirirwa impuhwe koko, ariko yamara kubwiriza kabiri gatatu senge nkunda abakurikira zabuni ni ukuri n'abana beza pasiteri, agahita bamuhamagara bati Pamfi uriya muntu harakennye mu muha ibiryo, uhamagaye perezida turiya muntu mwamwambitse. Wa muntu yamara kuryamara guhaga ibindi bintu akurikizaho inyuma. Nabivuga niyo mpamvu natukibona dushyiraho amanimero y'abantu kuri telefone ku biganiro bakoze. Ni mwiza imbere ya kamera kuko hari ibintu yashakaga ku Mana. Ni n'ikibazo wenda hari muzatubwira uko tuzagikemura. Abarokore b'abakene iyo bamaze gukira bati Imana niko bimeze, niko kubwo ni cyose cyuko bashakaga Imana kubera impamvu ko batayikundaga, ahubwo ni ibyo bari bakeneye babonye. Bakubwa barashaka bari abanyamasengesho bakomeye, bamara gushyingirwa bakagenda bagiye. Ndabizi Imana yampaye ubutumwa muri 2005 mu kwezi kwa 4. Yego rumva yego, Imana irambwira ngo hari ibisitaza biri imbere y'abantu, ngo muri ibyo bisitaza harimo igisitaza gikomeye cyitwa ibisubizo. Niba ngo hari ab'Imana imara gukemura ibibazo, ntibazongere no kwibuka ko bigeze no gusenga, ntibazongere kwibuka ko bari abakristo, kubera ko nyine ibyo bari bakeneye barabibonye. Sibyo? Barabibonye. Ariyo mpamvu dusoma hara muri Ezekiel igice cya 7 umurongo wa 19 ngo bazajugunya ifeza yabo mu nzira, ngo n'izahabu yabo ngo izababera nk'ikintu cyanduye. Ifeza yabo n'izahabu yabo ntibizabasha kubarokora mu munsi w'uburakari bw'Uwiteka, ariko impamvu ngo ntibizahaza n'ubugingo bwabo ngo haba n'amara yabo, ngo kuko byababereye igisitaza cyo kubagusha mu byaha. Nubwo byari ibintu byiza mbere ifeza n'izahabu, iyo umuntu yakumva kuko tuvuze ifeza n'izahabu Bibiliya ivuga, ntago abantu benshi bumva agaciro kayo. Ifeza ni amafaranga, yego, izahabu ni ubutunzi bwose buri aho ngaho. Hari igihe kizagera bakabijugunya ko mbere babibonye bakabikoresha nabi, kubera ko aho kugira ngo bibaheshe kubaha Imana bibahaye, ngo byababereye igisitaza cyo kubagusha mu byaha. Mbega batasambanaga barabyiga kubera umurengwe, yego, abatanywaga inzoga baratangiye barazinywa kubera umurengwe,
ati ubu najya kunywa fanta mfite amafaranga angana gutya nkajya kunywa iyo nsigaye mitobe ntumba ngukunda ngo byarakomeye ariko kera kirara mu mashyamba akiba mu buvuma gisenga mu mazi arya hari indi piyese yindi bamuhaye igifu yari afite ni kimwe amara nyayandi iyo piyese yindi yaje kuvuga ngo ntabwo kinywa fanta n'ibyayi nta mugabo guhuha mu gikombe no mu itasi iyo piyese wayivanye yayikuye ubundi nkuko mbivuze iyo umuntu ashaka Imana atayikunda iyo ivyamuteraga kuyishaka yabibonye ntabwo yongera kuyishaka kuko ibyo ibyatumaga yishaka yabibonye ariko umuntu ashatse Imana kandi arayikunda yaba yariye yaba atariye Imana izakomeza kuba Imana ye yaba haze yaba shonje Imana izakomeza kuba Imana ye ikibazo no gushaka Imana utayikunda ukayishaka kubera ibyo ukeneye uziko ibyo bintu byavuye no mu bapagani nako hose birimo donc mu bubaha Imana no tubaha Imana abubaha Imana urumva bamera nk'aba nimvuga ngo nta kintu rusimbi ku Mana simbizi bamera nk'aba bettinga hari ukuntu bino mikino y'amahirwe bati ndamutse nijije ubusa nkasenga Imana nkayegera ndabizi neza ko bw'impuhwe zayo n'urukundo ntizabura kungira neza ngime bino na bino abatubaha Imana bo rero basigaye bikora mu mibare umusore akabara umukobwa bati umukobwa afite amafaranga nitumara gukora mariage tuzadutsaba gatanya tuzapasura cyangwa se umusore nakabibara umukobwa gutya hari abantu benshi babaze Imana muri bene ubwo buryo nibyo kavuga ati maze imyaka myinshi mu rusengero burandukoropye ndukubuye nyamara pastor numvisha ikintu gikomeye kibirimo sinzi wenda nama nawe aricyo umutima uganishaho umutima w'umuntu ushobora ibintu byose gushukana hari igihe ubukene n'imibereho mibi bigutera bikubeshya kukunda Imana ariho tuzabona umuntu ahora mu byumba by'amasengesho ariko ikizagaragaza kutayikundaga by'ukuri nuko numara ko nibyo washakaga byose ku Mana tazongera ko wajyashaka wagiraga tazongera kuri kubonana kubera ko nyire ibyo washakaga warabibonye niyo mpamvu uyu mukobwa ashobora kumara kubona umugabo ntazongeye kwibuka ko no gusenga bibaho kuko cyagiye asengaga agira ngo ayo ko Imana yamuha umugabo uyu musore wenda w'imfubyi wabaye imfubyi nkanjye yamara kubona umugore ejo ukabona ari kumara n'umwaka atazi ngo mu rusengero ni hehe kubera ko nyine byashaka agiraga yango reko Imana yamwubakira urugo yamuha umugabo yamuha umugore gutyo undi yamuha umugabo ubwo nuko bimeze gushaka Imana no kuyikunda ni ibintu bibiri ikigaragaza no ko umuntu akunda Imana ahubwo ni igiki sibyo gusa nkuko twabivuze nanone tugomba gusobanukirwa Imana kuyikunda si ukubyina mu rusengero kushobora no kubyina mu rusengero udakunda Imana ubwo rero no kutabyina siko kuyikunda ibi byombi ko ari bibiri nta rukundo rw'Imana rurimo urumva ubundi bigaragara ngo hari ukwishimira umubyeyi hari no kumukunda siko meze kwishimira umubyeyi rero kubera ko ari cyo yaguhaye ukabukoma amashyi bitandukanye no kumukunda uranyumva ubwo tushobora gukoma amashyi tuti Imana arakoze wenda dukuye habi siko biri ariko siko kuyikunda ntabwo ariko kuyikunda iri jambo ryo muri Matayo 15 murongo wa 8 Yesu ati ubu bwoko bunshimisha iminwa ariko imitima yabo ikamba kure ubu ni fenomeno gwimeze gute pastor gute abantu bashimisha yewe ntago mbyumva kandi ni ibintu Imana yamyibarega kuva kera no mu isezerano rya kera munshimisha iminwa imitima ikamba kure neza ubu bwoko bunshimisha iminwa ariko imitima yabo ikamba kure abyeze neza byumvikana ngo icyagombye kugira agaciro no gushimisha Imana umutima nubwo nakamwa katavuga uranyumva yego ubwo no gushimisha Imana umutima rero ndibuka ku itariki 16 z'ukwezi kwa 9 2017 hari kwa gatandatu nibwo Imana yambwiye tumbwira itoro ngo umuntu wese wumva ijwi ryanjye ndashaka ko yitabisha umutima bisobanuye ngo ururimi si rw'Imana ikene ko rwitaba ko rushobora kwitaba umutima utitabye uranyumva ubwo yakwitaba gute aho nyine niho hari kujyana iri jambo ngo ubwoko bunshimisha iminwa imitima ikamba kure
Bibiliya y'Igifaransa ivuga ngo ce peuple m'honore de lèvres mais son cœur est éloigné de moi, ngo uyu bwoko bunyubahisha iminwa mbega ku munwa ngo icyubahiro kibi cy'Imana. Ariko imitima ku minwa twaririmba tukarira tukavuga ineza y'Imana twibutse aho wadukuye, nibyo urumva. Ariko Imana ishaka ko umutima wanjye ari wo witaba. Kubera iki rero? Ni ukuvuga ngo nubwo ururimi rwakwitaba uranyumva, umutima utitabye ntabwo icyo Imana yashakaho nagikora, uranyumva. Niho rero ururimi ruvuga ngo sinzanywa inzoga, umutima uti ndayikunze, kandi ururimi rwawe bwabivugiye aha ejo kumva umuntu yayinyweye. Niho ururimi ruvuga ngo sinzasambana, urumva, kubera ko umutima ugikunze gusambana, ejo umuntu kumva ngo yasambanye, kandi ejo ari kuba ati no gusamba ati ndabyihanye ayo mabi, akaba yanabituka na amabyi. Ariko kubera ko umutima we ntabwo uri kubituka, ahubwo ni ururimi ruri kubituka. Ubwo ni bibya Sawuli yazaga karira kwa Dawidi ati mbonye mwana wanjye kunusha gukiranuka akihana karira rwose, ariko bwaca kongera kegura icumu. Ntabwo umutima bujye wabaga wigeze ufata icyemezo. Bigaragara ngo icyemezo umutima wafashe nicyo kijya mu bikorwa. Inzoga yanzwe n'umutima ntako zongera kuyinywa, byarangiye. Ariko yanzwe n'akanwa, umutima ukikunze, urumva rero nibwo umuntu agiye ariko se ariko sinabeshye uko navugiye imbere y'abantu ngo sinzaye ubwo se ko ndi kumva se nyishaka, urumva. Nibwo ibitotsi yanganira ijoro ntusinzire, reka ejo mu gitondo akabwira umutima ati reka nsomewe basi, reka nsuko. Nibwo umuntu ava ati cyakora nzagenda mbireka gake. Murabizi ko nari nkungitse n'umugore wa kanaka cyangwa n'umukobwa uyu n'uyu, kandi byagaragaraga nabi, mwese mwayibonaga, ndabyihanye. Ariko kubera ko umutima utabiretse yajya hirya ate gose ko buriya koko birashoboka, ubu nzamara ukwezi cy'umweru uyu mukobwa tutongeye, twumva. Bigaragara ngo umutima ntiyari wafata icyemezo. Ariko umutima yo wemeje ngo iki cyaha ndakihanye, ubwo byarangiye n'izindi ngingo zizafatiraho. Umutima w'umuntu ushobora byose gushoboka cyane. None umuntu yakora iki cyangwa niki cyagaragariza umuntu bwe ko akunda Imana? Icyagaragaza ahubwo Imana niyo yaguhamya kuyikunda, sibyo se? Niyo yaguhamiriza kuyikunda. Naho ugiye kubyihamiriza ushobora kunabeshya. Ariko nanone ijambo ry'Imana ritwereka icyo wakora, Imana ikava kuyikunda. Naho ubwawe ukavuga uti kuva narashoboye gukora uko ijambo rivuga, nanjye ndagerageza. Sibyo? Imana rero wayikunda ukoze iki rero? Iyo usomye ijambo ry'Imana mu gitabo cya Zaburi ya 97 umurongo n'uwa 10, aho hari ijambo wakubahiriza, Imana ikavuga iti uyu muntu arankunda. Kandi nayo wasoma mu gitabo cy'Imigani igice cya 22 umurongo wa 11, naho hakagaragaza icyo ushobora gukora ukaba inshuti y'Imana. Havuga gute? Umuntu udukurikiye ashobora kuba ari nko mu modoka agenda adafite Bibiliya. Naho ntitwibagiye kuri Zaburi ya 97 umurongo w'10 haranditswe ngo mwabakunda Uwiteka mwe mwanga ibibi. Umva ikigaragaza ko umuntu akunda ngo mwabakunda Uwiteka mwe mwanga ibibi. Niba ukunze Imana ngiki cyuraza gukora cyangwa bigaragaza kuyikunda. Kandi ikibi ni Imana yisi kibi. Ni Imana yisi kibi koko. Si cy'abantu bazita kibi gusa. Ahubwo Imana izite kibi. Nivuga ngo iki ni kibi, ugomba kukita kibi. Nuko cyangere kugira ngo ugaragaye ko ukunda Imana. Mwabakunda Uwiteka mwe mwanga ibibi. Arinda ubugingo bw'abakunzi be, abakiza amaboko y'abanyabyaha. Ni wanga ibibi uzabukunza Imana, kandi nawe ngo izakurinda igukize n'amaboko y'abanyabyaha kubera ko wayikunze. Nuko noneho mu Migani 22 umurongo wa 11 ukunda kugira umutima uboneye, akagira imbabazi mu byo avuga, umwami azaba inshuti ye. Umuntu ukunda kugira umutima uboneye, ukunda kugira umutima uboneye, nani wa mutima twatuvuze mu kanya. Bibiliya y'Igiswahili ivuga neza ngo apendaye usafi wa moyo, umuntu ukunda isuku y'umutima. Isuku
niko mu Kiswahili bisobanuye. Apendaye usafi wa moyo na neema ya midomo yake mfalme atakuwa rafiki yake. Umuntu ukunda kugira isuku y'umutima. Urumva? Siko nashobora kugira isuku y'umubiri ariko y'umutima ntayishobore. Ku buryo yabati usenda ndanyura hehe ni ishati imeze gutya ni ikote rimeze gutya kubera ko hariho umwanda. Ariko akaba atagira ubwoba bwo kugera aho abantu bari yasambanye kuko isuku y'umutima. Umutima ntabwo wanduzwa n'ivumbi. Mwanyumva? Yego, wanduzwa n'ibyaha. Hose yaravuze Hose igice cya yarahanuye igice cya 6 umurongo wa 10. Umuhanuzi Hose igice cya 6 umurongo wa 10 yaravuze ati mu nzu y'Isirayeli nabonye mu kintu gishishana. Ngo aho niho ubwamaraya bwa Efurayimu bwagaragariye, ngo niho Isirayeli yandurijwe. Umva icyamwanduje nyine. Niho Isirayeli yagize ate yandurijwe. Ubwo yandujwe n'uburaya. Siko bimeze? Ntabwo yandujwe n'ivumbi, si icyondo yakandagiyemo, ahubwo yandujwe n'uburaya. Tumva? Ubwo bigaragara kandi wasoma muri Ezekiyeli 39 umurongo wa 24. Imana ikavuga iti nabonye umwanda ku Bisirayeli, ati kandi n'ibicumuro byawo bintera kubima amaso. Bigaragara ngo nta kindi kintu Imana yanga uretse umwanda w'umutima. Twabene? Yego. Imana ikabishaka ko rero dushaka isuku y'iki y'umutima. Isuku y'iki y'umutima. Isuku y'umutima. Naho ngo umuntu ukunda isuku si ukunda gukubura ahubwo nurinda no kwandura. Ukunda isuku y'umutima. Niyo ngo hari isuku y'umubiri ariko hari isuku y'umutima. Urabanza umenye ngo mbese umutima wanduzwa n'iki. Niho uraza kumenya ukunda isuku y'umutima. Sikomeze? Niti mbese umutima wanduzwa n'iki. Niyo tumaze kuyibona. Banyumva? Yego. Situmaze kubibona ngo ikintu cyanduje Abisirayeli ni ubwamaraya. Sikomeze? Yego. Ubusambanye nicyo bishatse kuvuga. Yego. None imaze kubona ubwamaraya mu Isirayeli ngo bona ko banduye mu mitima yabo. Sikabiri ana ariyo nzu wundi nubwo tuvango nubwo dusomye ngo mu nzu y'Isirayeli ntabwo Imana ashaka kuvuga ngo ni inzu ngiye babamo. Ntabwo ariyo ni umutima. Inzu Imana ashaka kuvuga ni umutima wabo. Nkuko tubisoma mu Baheburayo igice cya 3 umurongo wa 6 handitswe ijambo ngo ariko Kristo ngo akiranuka nk'umwana utwara inzu yayo, ngo iyo nzu yayo nitwe. Ubwo nibyumvikanye? Yego. Iyo nzu yayo nitwe. Tumba? Ubwo bivuze ngo Imana ivuze ngo nabonye ibizira mu nzu, ibivuze ko yabonye ibizira mu. Yabonye ibizira muri ngewe cyangwa muri wowe. Muri wowe. Ubwo ikindi ukuntu ndi kumva ibintu biremereye, abantu bagira isuku ntabwo ari abantu bahora bakubura, ahubwo banarinda ko ahantu bakora isuku handura. Cyane. Nyamara urakubwira ati iwanjye kuramo inkweto banzu zikuremo kugira kuko si ikibazo cyo ko nshaka ko ndi bwongere gukoropa, ahubwo ndashaka ko nandindira ahantu utahanduza wowe ubwawe. Bivuze ngo n'umukristo ukunda isuku y'umutima nurinda umutima w'ibiwanduza cyane. Si uhoragwa mu byaha bya buri munsi ngo ahore akoropa, mbese ahore yihana yatura, ahubwo nurinda ko hagiye ikindi kintu cyongera kumwanduza nyine. Agahora ari maso. Irebye imibereho y'abantu b'uyu munsi ni bampemuke ndamuke. Reka basi kino cyanjye kore kugira ngo mbone ibi ngibe ndaza kwihana kubw'imbabazi z'Imana. Ibyo rero nabyo bigaragaza ngo nta gitinyiro cy'Imana ubona. No gufata Imana nkaho muri make uzajya wifata uko wishakiye. Hano muri make izambabarira. Uti nacyagiye yarambabariye. Ugahora muri ibyo ngo bisobanura ngo ntabwo ukunda Imana nta nubwo uzi n'igitinyiro cyayo. Harya ubwo Imana iratinyitse? Cyane. Guteze? Imana iteye ubwoba. Pastor gute Imana iteye ubwoba gute? Kandi abantu birirwa bigisha ko Imana ari urukundo, ifite imbabazi nyinshi, yaratubabariye kubw'umusaraba, ibintu bisa gutyo. Kumbi no mu buzima bw'umuntu agomba kuzamo igitinyiro cy'Imana. Agomba kuzamo igitinyiro cy'Imana. Kuko niyo mpamvu umwanditsi wa Yobu
igice cya 32 umurongo wa 21 na 22 yaranditse ati mureke mvuge ati ne kugira uwo nshyeshya ati kuko ntazi gushyeshya ariko agiye kuvuga ijambo ati nashyeshya umuremyi wanjye yandimbura bidatinze ugomba ko muri haje no gutinya Imana muri we ndamutse mbikoze Imana y'ubwayandimba nubwo naba ndi kubeshya abantu ariko Imana yandimbura nkura bidatinze ubwo bigaragara ngo muri harimo igitinyiro cy'Imana uziko abantu benshi ko babayeho bakora ibyaha bavuga ngo Imana yarababariye ibyaha byo kumusaraba byose Yesu yarabyikoreye ubwo turaza kubihuza gute no kubaho noneho ya topic ibaye nini kuko dufite abantu ubagira ko uri gukora ibyaha kuri muri akaba nta cyaha Imana itababarira mukanya se turihana mukanya na Sauli yakoze ibi na runaka akoze ibi na runaka akoze ibi hari ijambo ry'ikinyarwanda tukunda kubaha Imana yego ariko ugasanga hari n'igihe translation zimwe z'icyongereza zikoresha gutinya Imana ugasanga rero abantu ntabwo ashaka kukubwira ko yubaha Imana ku munwa ariko ashaka cya gitinyiro cy'Imana ukakibura kuko ngo uyu munsi Imana ntigira amahane maze n'iminsi mbyumva bavuga butumwa benshi abantu bajye bamba barasuguca imanza sinuko ntemera ibyo abandi bigisha ariko ari gihe umuntu atinyuka akajya kukarubanda akabango iyo Mana ngo ibatera ubwoba ngo nukore ibingi zakwica ngo warayisuzuguye ngo iraguhana ngo iyo si Imana ngo ntabwo ari yo Mana rurema maze iminsi numva haravuga ubutumwa benshi ntagiye kuvuga amazina n'abagiye bakurikira barabyibona kumbe iyi Mana tugomba no kubaho mu buzima tuyitinya kuko igitinyiro cyayo cyane yigeze yabwira Israeli ngo nabagwira umunsi yabwiraga Israeli ngo baze kwireba ku musozi Sinayi yabwiye ati ndamutse nje nabarimbura kuko hariya mu gitabo cyo kuva 33:5 ngo Uwiteka abwira Mose ati bwira Abisirayeli uti muri ubwoko butagonda ijosi ngo nagendera hagati muri mwe n'akanya gato nabarimbura niyo mpamvu afashe ihema ijya gutura inyuma nagendera hagati muri mwe n'akanya gato nabarimbura kwira ukuntu ari abantu uyu munsi rero abantu barabyoroheje ngo byarangiye kumusaraba Yesu yaduhaye imbabazi niyo mpamvu nta cyaha nyine wakora Imana itakubabarira mu by'ukuri bisaba kwitonda Yesu yaravuze mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 22 umurongo wa 29 yego ngo Yesu arabasubiza ati mwarahabye kuko mutamenye ibyanditswe buryo ushobora gusoma ijambo ry'Imana ariko ijambo kumenya ngo nasomye ngo iki nabyo bikaba ikibazo mwarahabye kuko mutamenye ibyanditswe kandi ababibwira nibo babyigisha ahubwo cyane nabigisha babyo tubyumva neza mwarahabye kuko mutamenye ibyanditswe hari igihe dusoma ijambo ry'Imana umuntu akerekeza ku irari rye akibwira ngo niko bishatse kuvuga aganisha mbega mu irari rye mu ntege nkeze azunganira yitwaje ijambo asomye ariko mu by'ukuri tuma kumenya n'iki ngiki iyo usomye mu gitabo cya mbere cy'ingoma 16 umurongo wa 29 biravuga ngo mwaturire izina ry'Uwiteka ko rifite icyubahiro mwaturire izina ry'Uwiteka ko rifite icyubahiro ni ngombwa ko umuntu yibuka n'iri jambo umwanditsi ariwe Paulo nako wandikiye Timoteyo mu gice cya 2:19 kuri be yaho ngo uvuga izina ry'Uwiteka wese ave mu bidatunganye ntabwo yavuze ngo azajya ahora bikora ngo mu kanya yihane uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye wasoma Ezekiel 43:9 ugasanga handitswe ijambo ngo naho rero nibamvana imbere ubusambanyi bwabo n'intumbi z'abami babo babitekure ntabwo Imana ivuze ngo babigize hirya gatoya mukanya babitekure mbone kugendera muri bo iteka ryose bamvana imbere wa mwanda twasomye muri Hosea bamvana imbere ubusambanyi bwabo n'intumbi z'abami babo babitekure uyu munsi abantu tubayeho nkaho ntacyo bitwaye ariko se tubihuze gute
na Yohana 14:15 muri ari amagambo Yesu yavugaga aravuga ngo ni mu nkunda muzitondera amategeko yanjye. Yego. Ni gute turi bugaragarize Yesu ko tumukunda mu kwitondera amategeko ye? Uyu munsi tuvuga ngo turi mu gihe cy'ubuntu, amategeko nta tureba. Ese uku gukomeza amategeko turabihuza gute n'iri jambo gukiranuka? Erega burya nibyo ndi kuvuga ari ya jambo dusuye muri Matayo ngo mwarahabye kuko mutamye ibyanditswe. Urumva ijambo ivuga ngo amategeko nta kureba, ibyo bitandukanye n'uko abantu babisobanura. Banyumva? Yego. Iyo umuntu amaze kumenya agaciro k'ikintu ntago aba kigikora ahaswe n'amategeko, ahubwo unuvuga ngo agikora yumva ko ari ngombwa kugikora. Nicyo bita kutagengwa n'amategeko. Noneho ku buryo ndeka gusambana atari ugutinya sida, atari ugutinya kurimbuka, ahubwo ndareka gusambana kuko Imana ibyanga. Urumva? Donc ntibihinduka itegeko, bihinduka umuco. Kuko namaze kumenya ko ari icyaha, ntabwo ndareka gusambana ngo ntazajya mu muriro gusa, ahubwo ndareka gusambana kuko nzi ko nanjye ubwanjye numvise ko ari icyaha. Urumva? Nibyo rero byitwa kutagengwa n'amategeko, ahubwo kubugeza ubwo wumva uzagaciro kw'ibyo ukora. Ariko ko nta uratinyuka kubwira abantu batwara imodoka ko kutayimenera vidanje, kuko ni itegeko kumenera imodoka vidanje, tubifashe muri ubwo buryo. Ariko ko nta urereka abantu uburyo kumenera imodoka vidanje ari umutwaro, ko nta uribagirwa kumenera vidanje imodoka ye ngo ntago nubahe amategeko ngo ngendeho kubw'ubuntu. Ashkwida byo birumvikana nyine ngo n'urugero rufatika. Ko itegeko rikubwira ko niba ubonye imodoka iri ku muvuduko munini ufata feri kugira ngo igende gake. Ni itegeko ribikubwira, kandagira pedali. Kuki abantu babaho mu buntu batajya bavugira n'imodoka ko bari mu buntu? Amategeko umushoferi nyagukora imodoka yavuze ngo imodoka itangiye kwirukanka cyane ukandagira hano hanga igende gake. Ibyo bintu kuki batabyumva ko nawo ubuntu wibakorera? Urumva uyu mushoferi aramutse abikoze kubera itegeko, ni muri ejo hazaza byazamugwa nabi ko yagiye ati aho ababitegetse batamureba yazica gahunda kabyaramwica. Urumva ariko amenye tuko biri kose naho hatabaho itegeko, nzi ko umuvuduko ushobora kunzanira akaga nanjye ubwanjye. Yego. Sibyo? Naho hataba itegeko. Aho niho yo yavuze ati naho yanyica napfa nyerengera. Urumva? Kandi ari y'ubwayi mwisha. Naho yanyica napfa nyerengera. Abyumva? Ubwo numva ngo niba maze kumenya igitinyoro cy'Imana nkamenya nti naremwe nayo, sibyo? None namaze kumenya ko icyari icyaha, itegeko niko ko ryarakinyeretse ko ari icyaha. Sibyo? Ariko maze kuhumuka nanjye nsanga koko ari icyaha. Niyo bavuga ngo ndasambana be kumpana, ntabwo nabikora kubera ko biri bubabaza Imana, kuko namaze kumenya ko ari icyaha. Sibyo? Niyo umuntu yaza nibyo mvuga, niyitorero n'urugero itorero ndimo ryakoroshya riti none turoroheje kubera aho ibihe bigeze. Murabona bisigaye bigoye. Iki gihe Bibiliya yandikwa nta misoro y'ubutaka yabagaho, iki gihe Bibiliya yandikwa nta byari byoroshye. None turoroheje, n'uzakora cya n'uzasoma ku nzoga tuzamwihanganira, n'uzishingira n'uzajya gute. Icyo gihe njyewe amaze kumenya ko ari icyaha nzamya nzihanganirwa n'uyu, ariko ntabwo nzaba nihanganiwe n'Imana. Uko biri kose ntabwo birahindura ko iki kintu ari icyaha, ntibagihindura gukiranuka ngo nuko bacyoroheje. None se pastor, turahuza gute urukundo rwacu, kuko niyo topic turiho, ku rukundo dukunda Kristo cyangwa dukunda Imana, n'uburyo abakera barugaragaje? Kuko dufite ingero z'abantu bakunze Kristo bakemera no kumupfira. Kandi koko niko Bibiliya twigisha. Biravuga ngo bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira kandi ntatinye no gupfa ku bwaryo. Ariko kandi iyo ahindukiye akabwira itorero, abwira itorero ngo bagore mukunda abagabo banyu nk'uko itorero bikora Kristo. Mu rukundo rugaragara itorero rigaragariza Kristo, dufitemo kuva kuri Stefano
bazin bawe hari Rwanda naho izina twakurikuye abakristo bose twitwaye Etienne cyangwa Stefano birumvikana kuko niwe wa mbere wahowe Imana ugaragara muri Bibiliya kuva icyo gihe itoro ryagiye rigaragaza Kristo ko rimukunda kugeza ubwo ryanapfa rimuzira donc rizira urukundo ryamukunze uyu munsi iyo urebye ibintu abantu bapfuye bazira uyu munsi usanga abantu barabihinda ibintu bisanzwe nta mpamvu gupfa kuko Stefano yapfuye azira guhamya Kristo ko ari Mesiya donc guhamya Yesu ko ari Kristo cyangwa ari Mesiya kandi ko imihango y'idini rikora yo ngo ntahandi hakwiye gusengerwa nta yindi Imana ikwiye kubaho niyi byari ibintu byoroshye ko Stefano kujya abihamya mu bakristo bagenzi be gusa ntajye kubikarubanda ntiyari gupfa iyo turebye ibintu byabaye ku gihe cya Domisiyani cyane kuko mu kinyejana cya mbere mu kirangira dusanga byarabayeho ko umwami avuga ngo mujye mu ntambira donc bamere nk'abamusenze ntabwo bavuga ngo turagusenze mwami oya ahubwo amateka agaragaza ko yari imibavu bajyaga gutamba ku bantu batabyumva neza ni nk'agafu bafataga bagashyira ku muriro gutya ahantu hagenwe bakaguha icyapa kimeze ngo wenda yatoye niko nabivuga byumvikana ni cyangombwa gwagaho cyuko wabikoze abakristo ye barabyanze kandi baricwa kuko bayifataga nko kumuramya no kumusenga bazi ko basenga Imana imwe niho itotezwa cyane ryakomeye uyu munsi pastor ubona byaratewe n'iki ese ubu simbizi ugereranyije tudafasha umuntu ku muntu ariko dufata itorero muri rusange hari igihe nicara nkareba imibereho tuvuga ngo ubu tuzicara na Paulo ubuzima Pamfili ndi kuba uyu munsi na Eme twirirwa na buri munsi ese Eme urakora nk'uzicarana na Petero wasize kuroba kugira ngo ajye kubwiriza ubutumwa bwiza gusa kuko urukundo yakunzwe na Kristo yararwakiriye abona ko atakwiye kurwiherana kwe kurukira n'abandi bantu mbega kugira ngo iri jambo gukunda Imana irusheho gusobanukirwa turusheho kurisobanukirwa yego mbere na mbere kumenya iri jambo dusubye mu migani ngo umuntu ukunda kugira umutima uboneye mu zindi ndimi twasanze ni umuntu ukunda isuku y'umutima yego sibyo numva ukunda isuku y'umutima uyu muntu bisobanura umuntu ushaka umutima yuko nta kintu kibanduza kuhora wejejwe sibyo muri Ezekiel nyine twahasomye mu gice cya 39:24 Uwiteka ati nabagiriye nabi nkurikije umwanda wabo nabagiriye nabi nkurikije umwanda wabo n'ibicumuro byabo mbima amaso yanjye ubwo byumvikana ngo yabonye ko batamukunda nyine sikomeze ko yari yabonye bafite umwanda kandi dusanga icyanduza umutima ari iki ari icyaha birasaba ko rero niba nkunda Imana mpirimbanya kugira ngo atagira ikinyanduza nabari rero banze kugira ibyo batambira batinye ko bakwiyanduza yego sibyo dore ko imitima yabo nibwo butumwa bw'Imana sibyo none bikatubwira ngo ntukagire izindi Imana mu maso yanjye sikomeze none muravuye ati ndashaka ko ari njyewe utambira tumva ko ari nje utambira nebukadi neza ati kira kirigwama nakize hariya mu gipfukamire tumva ubwo nugipfukamira uraba ugihinduye nk'ari cyo Mana yawe tubyumva yego ubwo rero kubera bari abasore Saduraka na Meshake na Abedenego kubera ko bakundaga Imana bati ntibishoboka kandi twasomye ijambo ngo mwabakunda Uwiteka mwe mwanga ibibi ubwo bisobanuye ngo n'Imana biranditswe muri Zaburi ya 11:5 Zaburi ya 11:5 ngo Uwiteka agerageza abakiranutsi Imana ishobora no kwemera ko abantu kuvuga ngo kora gutya kugira ngo irebe urukundo yikunda kora ibi kandi bihabanye n'ijambo ry'Imana ubwo ni nka byabe ndi muri Yeremiya Imana atumye Yeremiya kuri bene Rekabo yego ni nkuko yavuze ati genda ushyira inzoga mu gicuma ubwire bene Rekabo Uwiteka aravuze ati munywe inzoga ariko suko yari ikunze kuba yinywa kandi mu by'ukuri koko ni Uwiteka ubivuze ariko arimo aragerageza wowe ugaragaza urukundo umukunda ko witondera ko cyane yego wagumye ko Imana ntihinduka none niyo yongeye kwemera
ayo yavuze ntitukanywe ibisindisha niyo ngiye guhinduka ngo ntituzinywe ariko ubwo Imana ashaka ngo irebe abene kabo niba koko bayubaha cyane batayubaha, niba bashobora kuyobywa n'andi majwi, sibyo? Yego. N'andi majwi. Pawulo niwe wavuze ati umuntu nazana ubutumwa butari nk'ubwo twabwirije mbere, ati naho yaba ari marayika uvuye mu ijuru avumwe, naho yaba ari marayika w'Imana avumwe. None se pastor, uyu munsi wenda hari simbize bana baratubwira ngo ubuzima bw'iki gihe buragoye kuruta bwa kera. Sinabayeho kera, nzi ubwo ndi kubamo uyu munsi. Umukobwa arageza mu myaka arateretwa n'umuhungu wa mbere wa kabiri wa gatatu, kandi bose bapfa ko yanze ko baryamana. Mwaba bati ndagukunda, ndabizi uri umurokore nanjye ndi umurokore, ariko nyine reka turyamaneho rimwe, ukabengo wa mbere mupfuye icyo, ukabengo wa kabiri, uwa gatatu, baba batanu ugeza muri 30 hejuru atarantitse, niko tusigaye tuvuga. Yego. Ukavuga uti ariko uzaza we noneho nzahita mbyemera pe. Kubera ko Imana imbwira ubukwe, yambwira ubukwe, uje wese azashaka ko tubanza kuryamana. Mana rero urabona nari hangaye ntako ntagize runaka nanoka narabanze, ariko uyu nguyu we reka mbikore. Yewe koko ejo yanakuganira akavuga ati Imana imbabarire nyine nabikoze. Ejo koko kana wa muntu uruko akarwubaka, kuko yaramuhayeho ngo avance, yarayitoye, ubukwe burakomeze, akazakwita ariko njewe urugo n'urugo rwubatswe n'Uwiteka. Yarwubatse gute se? Ibyo rero ntabwo nabishyigikira, kubera ko iri jambo dusome ngo mwabakunda Uwiteka mwe mwanga ibibi. Tumva? Noneho ugasoma mu gitabo cy'Imigani igice cya mbere umurongo wa 10, ngo mwana wanjye abanyabyaha nibakosha ntukemere. Ni naho uzagaragarira ko ukunze Imana. Pawulo ati byari indamu yanjye. Buryo ibyo wavuga ngo kubona umugabo byari indamu. Ariko birazanamo agatotsi agatewe na Kristo. Kubera ko nibyo ibyari indamu yanjye nabiretse kubera ubutunzi butagira akagero, aribwo bwitwa kuronka Kristo. Kuko nibuka ko mu bintu Imana yantumye kandi nanabwiye abantu benshi, nuko hari abantu Satani yatoye abambika imyambaro y'ubukozi bw'Imana. Ndanabifite mu gitabo ndi kwandika. Yego. Rwose umudiyakoni uramwegera ukamubwira uti mwene data, mama pastori runaka, cyangwa se urumva n'umukozi w'Imana wizeye, uyu muhungu uwa mbere byagenze gutyo, akabiri byagenze gutyo, gatatu byagenze gutyo, kamera atari ko ntacyo, niba akwemera ibindi byose icyo cyaha nta cyaha Imana itababarira, ntacyo gikore ejo uzaza wihane. Ugasanga abantu benshi bagwa mu byaha babigushijwemo n'abakozi b'Imana, reka mvuge gutyo, nabitwa abakozi b'Imana, cyangwa se bakabigwamo bohejwe nanone n'abandi bitwa abakozi b'Imana, aho kugira ngo akubwira ati wowe niba abagabo bose bazakubwira ngo tubanze turyamane, igihoro uzajye mu ijuru utarigeze ushaka. Bakubwira ariko oya, kandi n'ubundi koko Imana iravuga iby'ubukwe, nanjye uriya musore numvisha Imana imuvugaho. Hari igihe twasenganye numva Imana imuvugaho ko ari umugabo wawe, ariko umugabo wawe uje ubanza kukubwira ngo tubanze twumve. Uyu mukobwa uri muri kino gihe warakora iki? Niba akunda Imana nk'uko turi kubivuga, azavuga ati niba Imana yarashimye ko nzava mu isi ndi umwari, ndayemereye. Nibona nkwiriye kubaka urugo, izampe umugabo uje mu nzira nziza yo gukiranuka cyane. Naho ibyo kubanza kuncisha no kuncisha njya nkunda kubwira abantu ngo birigaragaza ko muri Isirayeli gushaka utari isugi ni icyaha cyakwicishaga, kandi bisigura uko itorero rikwiye kubaho. Yego, muri make nyine nkaba mbivuze, uyu mukobwa niba akunda Imana by'ukuri ntabwo azemera gushikika ngo akore ibyaha ngo nuko abonye umugabo. Ikindi umuririmbyi wa 363 mu gushimisha yaririmbye aravuga ati wanyimika nkaba umwami w'ishyanga rinini, ndimbata y'icyaha cyose, ati sinabikunda. Byumvikana ngo rero icyo wabona cyaba muri make mu buryo bw'umubiri ari igisubizo cy'umubiri, ariko kirimo kuba imbata y'icyaha,
nta gaciro wagiha niba ukunda Imana by'ukuri. Numva ari cyo gisubizo. Pastor murakoze, wenda mbere ko tugana ku musozo ndagira ngo nkubwire nka sentence cyangwa se amari ibyo numvishe ko kimwe nk'uko urukundo rusanzwe rw'umukobwa n'umuhungu bazabana karamata ari ukwiyemeza. Umukobwa avuga ngo kuko nabyo Bibiliya ivuga ngo nicyo gizatuma umusore asiga se na nyina, nuvuga ngo nangajoma ni icyemezo gikomeye afata. Hanyuma twe twigarukiye ku ruhande rw'umukobwa ko twe turi umugeni wa Kristo. Ni icyemezo cy'umutima wanjye mfata ngakurikira Yesu ntabitewe n'imitsima afite, ayimpaye atayimpaye. Mu gihe hari igihe tujya tubona Yobu niwe warivuze neza, aravuga ngo arashaka Imana akamanuka mu bishanga akazamuka mu musozi, ariko ahantu hose ahamagara Imana akayibura. No mu gihe twumva Imana ihari no mu gihe twumva ko idahari, kuko hari ahantu umuntu agera agatinya gukora ibyaha, usibye ko ubu none nabonye byose bisigaye babihakorera, ariko umuntu akavuga ngo sinakora icyaha ndaha, ariko yaba ari ahandi agatinyuka kugikora. Bivuze ngo ikigaragaza urukundo dukunda Kristo ni icyemezo twafashe mu mitima yacu kidashingiye ku butunzi bwa Yesu bw'ibifatika, ahubwo gishingiye ku byo yakoze ku musaraba no kubyagambirira. Hari umwanditsi umwe mu bitabo cyane yaranditse aravuga ngo niba kuza kwa mbere kwa Kristo ntacyo kwakumariye, ntutege ko hari icyo uzunguka mu kugaruka kwa kabiri. Mu yandi magambo, niba kuba yaraje gucungura isi bitaraguhaye agakiza, ahubwo ni ishyano kuba azagaruka bwa kabiri, ubwo none uzabona kurimbuka. Yego. Byaba bisa nk'ibigana aho ngaho, nabyumvishe gutyo. Uko biri kose nk'uko twamaze kubyumva, ikigaragaza ko umuntu akunda Imana nuko yanga ibibi. Sibyo? Aho twabaye nk'aba hindura gatoya, ni iri jambo waruvuze ryo muri Yohana 14:15 ngo nimunkunda muzitondere amategeko yanjye. Niho ro waje ubutese Bibiliya kwiva ko nanone turagitwagwa n'amategeko, dutwagwa n'ubuntu. Sibyo? Aho niho bamwe bayoba bakibwira ko kudatwagwa n'amategeko biba biduha uburenganzira bwo gukora ibyaha. Ntabwo ari uko biri. Ijambo kudatwagwa n'amategeko biba bisobanuye ngo ni nk'umwana wamaze kumenya agaciro ka se na nyina, noneho ku buryo atajya kuvoma ari ugutinya inkoni, kuko bavuze ngo nutavoma turagukubita, ahubwo aravoma kuko azi ko ari ngombwa kubaha ababyeyi be. Ni umuntu rero wamaze kumenya agaciro cyangwa se igitinyo cy'Imana yamuremye, aravuga ati ntabwo kuba ndakora ibi si ugutinya kurimbuka, ahubwo nuko nzi ko nshakira Imana ndi myicyubahiro. Naho yaba nta kirantwara ndamutse nkoze ibi. Icyo nicyo bita gukora ibyiza udatwagwa n'amategeko. Naho nabandi akora gutya singira icyomba, ariko bikaba ari ibyo gutukisha Imana. Ntabyo nzakora kuko namaze kumenya ko nyine ari bibi. Icyo nicyo bitereye gukora udatwagwa n'iki n'amategeko. Murakoze, nagira ngo dusoze, n'ubundi turasoza dusenga. Ariko noneho ubwo ibi bintu tubihuze gute n'ijambo gukiranuka? Ese ubundi gukiranuka ni iki? Ni gute umurokore abaho akiranuka? Kubera ko niba nibuka neza iryo jambo ni irinyamategeko, ubundi ni ijambo rikoreshwa ni imvugo y'abanyamategeko. Yego. Gukiranuka, gutsindishirizwa cyangwa gutsindwa, byose ni ijambo n'amagambo ubundi akoreshwa cyane n'abanyamategeko. Gukiranuka ni iki? Turabihuza gute n'ubu buzima twari turi kuganiramo bwo gukunda Imana? Ijambo gukiranuka rero ntago turitindaho cyane, ariko Yesu yavuze ati muhanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. Ati ibindi byose ati nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Yego. Ijambo gukiranuka, Bibiliya ivuga ngo igiti cyose kimenyekanishwa n'imbuto zacyo. Yego. Ikizigaragaza ko umuntu akiranuka ni iki rero? Sikabiri? Yego. Gukiranuka ni iki? Ubundi ijambo gukiranuka iyo urikurikiranye, niba umuntu akubwiye ngo kora gutya, uko akubwiye akaba ariko ukora, yabisobanuye ngo urakiranutse. Uko mwavuzganye akaba ari gukora.
ntugabanye kandi ntiwongere, nicyo bita gukiranuka, sibyo? ubwo no gukora ibyo wategetswe, ibyo usabwa gukora. Wenda ndatanga urugero. Iyo usomye mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 6 umurongo wa 13 kugeza 15, wenda bariho ntanga urugero, hava ngo Imana ibwira Nowa iti iherezo ry'abafite umubiri wose rije mu maso hanjye, nuko rero wibarize inkuge. Uyu murongo wa 13 ngo iherezo ry'abafite umubiri wose rije mu maso yanjye, kuko isi yuzuye urugomo ku bwabo, dore nzabarimburana n'isi. Ariko ku wa 14 ngo ubwo muri make Imana yategetse noneho ngo nuko rero wibarize inkuge mu giti cyitwa goferu, ugabanyemo ibyumba, uyihoma ubushisha imbere n'inyuma. 15 uyibaza utya. Urumva ubwo Imana yategetse n'uburyo arayibaza. Uyibaza utya. Uburebure bw'umurambararo bw'iyo nkuge we mikono 300, ubugari bwayo we mikono 50, uburebure bw'igihagararo bw'iyo nkuge we mikono 30. Gukiranuka kwa Nowa mbe nambe arabaza mu giti cyitwa goferu, ntarareba mu giti yishakiye tuwabaza n'umuntu uruse oya mpaka ashaka goferere. Twabiri niko gukiranuka. Goferu namara kuyibona yibuke ngo yasabwe kubaza gutya, metero z'uburebure z'ubugari z'ubuhagarike, sibyo? Ngo abazi uko yabwiwe. Wasoma ku murongo wa 22 aho mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 6 ku wa 22 ngo Nowa agenza atyo, iby'Imana mutegetse byose aba ari ibyo akora. Ubwo ngicyo bita gukiranuka. Wasoma Itangiriro igice cya nabo mu nzira mwese, kuko ari wowe nabonye ukiranuka mu maso yanjye muri iki gihe. Urumva ko Nowa yakiranutse kubera ko yakoze uko Imana ageze gute yamutegetse. Mu gutegeka kwa 2 igice cya 6 umurongo wa 25 akavuga ngo nitwitondera ayo mategeko yose tukayumvirira imbere y'Uwiteka Imana yacu uko yadutegetse, bizatubera gukiranuka. Aho urumva rwose byumvikana. Nitwitondera ayo mategeko yose tukayumvirira imbere y'Uwiteka Imana yacu uko yadutegetse, bizatubera gukiranuka. Tumba nidukora uko Imana yavuze kose. Ibyo tubuza byose tukabireka, ibyo dutega byose tukabikora, bizatubera kugira gute gukiranuka, bizatubera gukiranuka. Ubwo bitumye numva uburemere bwa cya kintu. Hari abantu muri kino gihe babayeho, reka mvuge ngo bagwa babyuka, adatinya gukora icyaha kuko abona ko nagikora bimugira icyo bimungura, akumva ko ari buze ko kwihana. Ubwo bivuze ngo mu by'ukuri nta gukiranuka kuba muri we. Nta gukiranuka kuba muri we. Yego, kubera ko aravuga ati ndamutse ntekinitse niyo terime igezweho, ndamutse mbeshye nk'iskoro ku muntu nkabigenza gutya nkabeshya haba mu bucuruzi haba mu mibereho, mbeshye muri buno buryo ningera mwanya wo gusenga ndaza kwihana, Imana irambabarira mbere yuko ndyama ntago icyaha ndi bukirarane. Bivuze ngo urebye ubona gukiranuka ku bantu mu bantu kuri kugenda gushira rwose. Kuko ntabwo ari ugukiranuka. Gukiranuka ni ugukora iby'Imana igutegeka byose no kureka ibyikubuza byose. Ko ni ngombwa hari ibyo dutegeka n'ibyo tubuza. Yego. Twabiri? Yego. Ibyabuzanijwe rero iyo tubiretse turi gukiranuka. Ibyo yadutegetse iyo tubikoze turi gukiranuka. Dusabwa gukiranuka mu buryo bubiri. Kumvira Imana ibyo idutegeka gukora tukabikora, no kumvira Imana ibyo tubuza gukora tukabireka. Uko niko gukiranuka kuzuye. Murakoze, nagira ngo nongere ngusabe kandi dusoza none mu dusengere. Mbere yuko dusenga, iki kiganiro ushaka kuba ukirebye kuri Zaburi nshya. Pastor afite ibindi biganiro byiza byinshi akora, inyigisho ze nabonye afite amahirwe yuko ari mu rusengero, ari niwe ashobora kwicara imbere ya kamera akabwiriza agasangiza abamukurikira. Hari abantu benshi bamaze kumenya ko afite channel ya YouTube atangaho ibibwiriza, na cyane ko numwe mu bantu batoroheye kumubona igihe umushakiye kubera ubutumire bwinshi agira. Nagira ngo musabe atwibutse channel ya YouTube dukurikiraho ibiganiro bye,
yitwa gute, noneho wamukurikira wasanga izindi nyigisho nyinshi. Nabonye afite inyigisho nyinshi nanjye hari igihe mfata umwanya nkazisura nkazireba kandi nkongera kumva ndafashijwe. Imana iduhanije. Ubwo ni make bazakenera gukurikira ubutumwa kuri YouTube channel yanjye, bajya bandikamo pastor yakabumbye Etienne cyangwa pastor yakabumbye Stefano, byose birashoboka. Azajya bibonaho. Nanakwibutse ko nawe ukwiye kubisangiza abantu benshi. Numwe mu bantu bagira inyigisho umuntu adahaga kuzumva, ziba mu kuri kwinshi tutakunze kubona. Ikindi numwe mu bantu badakina n'amarangamutima y'abantu. Kimwe mu bintu maze kumubonaho, naramusuyiwe mu rugo murabizi, kandi bamfitiye ideni, pastor mumfitiye ideni na madamu yo kuzanganiriza no mu rugo bamwita pasiteri. Ntabwo n'icyo kintu muzakingana. Numwe mu bantu badakina n'ibyaha, atakubeshya beshya ngo, kandi nkuko mubyumvisha mu kiganiro, nta kubeshya ngo ubwo ntacyo uzamuheho gatoya ngo ariko ngo muhite muza turamike ibiganza, ngo ibiganza ngo by'abapastori ngo bireza. Uzasanga inyigisho nyinshi. Ikindi uzanibuke harya bavuga gukanda subscribe. Amen. Ntabwo uzi kubivuga. Amen. Uzajibuka kubikandaho nawe ino channel umufasha kwamamaza ubutumwa bwiza. Njya nkunda kubwira abantu mwe mu migabane n'iminyago myiza numva nishimira ni ibyigisho dukora pastor. Ubu niyo napfa ari abantu bazakizwa kubw'ibiganiro nakoze, nzabambikirwa amakamba. Ahubwo kandi nawe niba ufite ijambo ry'Imana wumva wasangiza abantu, niba ufite ibyo wabwira abantu Yesu yagukoreye, bibabwire, kuko Elisa yarapfuye ariko nyuma yo gupfa amagufwa yasigara akora imirimo n'ibitangaza. Nikaba rero kugira ngo mutubwire ikiri ku mutima n'ubundi mudusengere. Murakoze. Yego rwose murakoze namwe. Ikiganiro tugiranye ndizera ko abazagikurikira bazarushaho kugira umugisha, cyagishingiye cyane cyane ku gukunda Imana. Twasanze rero haba gukunda Imana akaba no kuyishaka, ariko dusanga igikenewe cyane cyane kuyishaka cyane, ahubwo igikenewe cyane no kuyikunda. Kandi kuyikunda iyo bayikunze, ikigaragaza kuyikunda nuko wanga ibibi. Numva rero ndangije mbifurije umugisha w'Imana bazakomeza gukurikirana iki kiganiro, kandi mbasaba ko habaho gusenga Imana ngo bishoboka Imana nanjye ubwanjye Imana ikomeze kumpa imbaraga zo kubagezaho ubutumwa nk'uko inshoje ntanyuranyije nayo, ahubwo nkiranuka nka Nowa nk'uko tumaze kubibwirwa. Imana rero itugire neza. Murakoze mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana. Imana yacu, ndagushimira mu izina rya Yesu, uri Imana ikiranukira kutwitaho. Mu izina rya Yesu tumenye ko burya ukunda abagukunda, ntabwo ukunda abakwanga, abagukunda abagukunda, kandi abagushaka niwe bazakubona. Dufashe rero natwe tubone ikimara gukunda, ibyo nawe ubashe kudukunda by'ukuri. Kandi tumaze kumenya ko inshuti zawe ari abagira isuku y'umutima, abahimbanira kugira umutima uboneye. Dufashe rero imitima yacu ihora ikubonereye, igisa n'ikibi cyose tukirwanye mu izina rya Yesu. Fasha abahungu n'abakobwa barwanye ikibi gisa nacyo, niho babere umukunzi, bitume bategura ejo hazaza habo heza. Abagabo n'abagore bagukunde, bigaragara ngo bazanga ibibi, ntabwo bazagukunda kubera ko ari mu idini gusa, ahubwo ni uko banga ibibi. Kandi twamaze kumenya ko nta kindi cyitwa ikibure cy'icyo ngo ubona ari kibi, ko twebwe n'abantu ibyo twakwita byiza ariko ubona ari bibi. Ibyo ubona ari bibi byose rero ujye ubiduhishurira, natwe duhe imbaraga zo kubyanga, tubashe kuboneka mu nshuti zawe nyakuri. Ndagushimira ko numvise dushoboze gushaka gukiranuka, nuko ibindi bizaza ari inyongera. Bana natwe dushaka gukora iki. Ndagushimira ibyo ukoze, ndakuragiza n'ibihingano. Urakoze, nsenze nizeye mu izina rya Yesu. Amen.